Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Inshuti bavandimwe b'uyu murongo nyogezabutumwa wacu, shalom. Tubaha ikaze mwese, duhaye ikaze mwebwe abamaze kumenyera uyu muryango wacu, abasangwa, kandi twakiriye mu buryo budasanzwe n'icyubahiro cyinshi mwebwe abakigera bwa mbere kuri uyu murongo, noneho ku buryo busumbyeho mwebwe abahagera mukiyandikisha, mwebwe ndetse abasangiza abandi ubutumwa kugira ngo ingoma ya Kristu ikomeze kogera hose. Turi kuwa kane w'iki cyumweru, Ivanjiri ntagatifu tugiye kuzirikanaho turayisanga kwa Luka umutwe wa 9 umurongo wa 7 kugera ku wa 9. Reka rero tubanze twisuzume muri twe, dusabe Nyagasani Imana imbabazi zaho twagenje nabi mu bihe byatambutse, kugira ngo imigisha y'Imana tuyakirane n'umutima usukuye. Nyagasani tubabarire, Kristo tubabarire. Reka dutege amatwi ijambo ry'Imana. Ngo icyo gihe Herodi umutware w'intara ya Galileya yumva ibyabaye byose biramushobera, kuko bamwe bavugaga bati ni Yohani wazutse mu bapfuye, abandi ngo ni Eliya wagarutse, naho abandi ngo ni umwe mu bahanuzi ba kera wazutse. Ariko Herodi akavuga ati Yohani ngewe namukishije umutwe, none se uwo muntu numva bavugaho ibyo yaba nde? Asigara ashaka uko yamubona. Ijambo ry'Imana. Bavandimwe, muri bino bihe tugezemo ndetse no kuva na kera na kare, abavuga Yezu ni benshi, ariko uko bamuvuga hari n'abamuvuga batanamuzi, hari n'abashobora no kuba bamuvuga batanasoma na Bibiliya, bakamuvuga mu buryo bishakiye. Yewe iyo witegereje n'abadasenga n'abatemera Yezu baramuvuga, ariko na roho mbi zaramuvugaga. Aha rero iyi Ivanjiri ni ngufi twumvishe, ariko irimo ubukungu buhanitse, gushaka kumenya Yezu uwo ari we. Herodi nk'umwami arashaka kumenya Yezu ari we, kubera ko Yezu yasaga n'umuhangayikishije, utagira ngo ni ugushaka kumenya ibyo gusa. Nawe uri umutware, uri umuyobozi, ukumva mu gace kawe, mu gihugu cyawe, mu ntara yawe, mu karere kawe bari kuvuga umugabo uri gukora ibitangaza, uzura n'abapfuye, wahangayika. Impamvu Herodi yahangayikaga tubibutse ko nuko bariya Abayisiraheli bari bategereje Mesiya, ariko Mesiya bibwiraga ko azaza ari nk'umutware uzabakura ku ngoma ya ba Herodi, ku ngoma y'Abaromani yabajujubije. Aha rero Herodi ntabwo yaryama ngo asinzire, ari kumva uyu muntu rubanda bari gukurikira, muzi ko Yezu igikundi cy'abantu cyamwirukaga inyuma. Uretse ko atari n'ibyo, n'uyu munsi ibihugu byose byo ku isi iyo bimenye ko hari umuntu ufite popularite, ufite abantu bamwirukanka inyuma cyane, ubutasi bumugendaho bakamenya uyu muntu ibyo arimo ni ibiki, aho ntiyanagumura na rubanda. Mbese ni ukwitonda. Yezu rero bashaka kumenya uwo ari we, ariko igitangaje ni kimwe, mu byo yakoze, mu nyigisho ze, mu bitangaza yakoze, bari kumwitiranya. Ngo bamwe bari kuvuga ngo ni Yohani Batista. Herode atariko uriya mugabo Yohani Batista namuciye umutwe byararangiye, muri mu make mwebwe. Abandi ati ni Eliya wagarutse, abandi ati n'undi muhanuzi wazutse mu bakera. Urumva ko harimo ambigite, harimo kwitiranya, harimo ibintu bidasobanutse. Ni ukubera iki batamenyaga Yezu? Haburagamo ikintu kimwe. Ushobora kwiruka inyuma ya Yezu ukamugenda inyuma ariko utari kumwe nawe. Ni ukuvuga ngo bamubonagamo umunyabitangaza, ariko ntibigeze bacengera ibanga rye. Burya kugira ngo umenye Yezu ni ukubana nawe ukamugira inshuti, bityo ukemera ko imitekerereze yawe ayihindura, ukamera nk'aho donc ari Yezu uri muri wowe. Icyo gihe rero wamenya uwo ari we. Ese bavandimwe, ko twebwe twabatijwe, aho ntidushobora kwitiranya bari abantu bari kwitiranya Yezu, tukaba twagwa mu gishuko cyo kubaseka tuti kuki batamenyaga uwo ari we koko, ko no mu nyigisho ze yacaga amarenga ukabona bikomojeho? Reka da, kutamenya Yezu n'uyu munsi biracyahari rwose. Kwitiranya Yezu biracyari n'iby'igihe cyose. None se muvandimwe, ko wabatijwe, aho uri mu buzima bwawe bwa buri munsi, Yezu Kristo uvuga ni we, cyangwa nawe mu mutwe uracyatekereza ko ari Eliya, ko ari undi muhanuzi, ko ari Yohani Batista? Wowe kuri Yezu Kristo umuvuga gute mu bandi? Kuko tugomba kumuvugaho turi hose. Aho ntufite ipfunwe n'iryo kuvuga Yezu Kristo uwo ari we, kumubwira abandi ukagenda wigengesereye,
Yezu Kristo uramwemera? Imyitwarire yawe igaragaza ko uzi Yezu? Kuko uyu munsi kumenya Yezu Kristo ni imyitwarire. Papa Paulo wa gatandatu navuze ngo isi ya none ntabwo ikeneye abigisha, ahubwo ikeneye abahamya. Abahamya babayeho bagaragaza ubukristo. Niyo mpamvu hari umugabo yaravuze ati, iyo nitegereje abakristo, imirongo bavuga, ibyo bavuga muri Bibiliya, ibyo bavuga kuri Yezu, ati ni byiza cyane we. Uwo mugabo yari yaranze kubatizwa, yarinze apfa atanabatijwe. Aravuga ati rwose abakristo hanze iyo twumvise bambaye imisaraba, ibikoresho bitagatifu, amagambo bavuga kuri Yezu Kristo ni meza cyane. Atariko iyo witegereje imibereho yabo hagati yabo nta kigenda. Ati nibaramuka bahindutse nibwo nzabatiza, bakabaho kimwe, bakora kimwe n'uwo bavuga. Uwo mugabo yarinze apfa atabatijwe kubera ubuhamya bubi akura ku bakristo. None se muvandimwe, aho Yezu Kristo ni wamumufata nk'umwideologe, nk'umuntu ufite amatwara amaze imyaka 2000, nk'umuntu w'igitangaza, ukaba umubona gutyo, ariko kumwakira muri wowe bikaba byarakugoye. Kumwakira muri wowe ndi kuvuga ni ukwemera ko yinjira mu buzima bwawe, ukemera ko wigomwa mu byo ukunda, mu byo ubona isi iri kubiba binaryoheye isi, ahubwo wowe ukagera gute? Ukemera gutwaza nkawe, ugatwarwa nawe, ukiberaho muri we, ugatura muri we. Ikindi twavuga kuri Herodi, nubwo yenda ahangayikishijwe no kumenya uwo muntu ufite amatwara adasanzwe, umuntu ashobora no gukeka ko yamunyaga ubutware, nk'uko abatware bo mu isi bamereze, bikanga buri kintu cyari cyo cyose. Kwikanga bibaho uri umuyobozi muri politiki, akantu kose, nta kantu gato kadahangayikisha. Icyo ari cyo cyose ugomba kumenya amakuru. Herode ariko ikindi kintu tubona, hari akantu twita curiosité mu gifaransa, kugira amatsiko. Herodi yumvaga uwo mugabo nanone agashaka no kugira amatsiko amubone. Ese we muvandimwe wigiramo amatsiko? Uba wumva ushaka kumenya Yezu, kubona Yezu, kugumana na Yezu? Yandiri muvuga ati nkubone Yezu, nkubone. Urashaka kubona Yezu? Hari indirimbo yajyaga ivuga ngo ndashaka kubona Yezu nkamubona neza, sinzi niba ari gutyo baririmba. Ariko urashaka kubona Yezu, muri wowe ufite icyo kinyotera, muri wowe urumva uvuga ati yo Yezu ngwino nyagasani Yezu, muri wowe birimo urumva bifite cyangwa? Yezu rero kumumenya ntabwo ari iby'umunsi umwe. Yezu kumumenya ntabwo ari iby'isegonda rimwe. Yezu kumumenya ni urugendo buhoro buhoro. Urashikirana nawe ariko ni boro, ndetse niwavuga ngo Yezu mumenye 100% wese. Yego aratwishurira mu ijambo rye, mu kumushengerera akakuganiriza, ariko Yezu no mu mavanjiri tubona ko uwo ari we yagiye yihishura buhoro buhoro. Murabizi no ku munsi y'umusaraba, Yezu bamaze kumwicira ku musaraba, umubambiko wo mu ngoro utanyutsemo kabiri, bamwe baravuze ati yari umwana w'Imana koko. Umugabo tugandaguye twikozeho, yari umwana w'Imana. Mu yandi magambo, imyaka 3 Yezu bari kumwe nawe, barinda bamugeza ku musaraba batarasobanukirwa n'uwo ari we. Uritondera rero nawe utabuvuga ngo uri kumwe na Yezu ariko utazi Yezu, ukagendana nawe. Dore igihe wabatirijwe, hari abantu nabonye bazi no kubibara, akabaza igihe yabatirijwe, igihe yakomerejwe, igihe yaherewe Eucharistia, amasakaramentu yose akabibara. Icyangombwa ayo madariki ni meza, ariko se yagusigiye iki? Yatumye ukura mu kwemera, gukura mu kumenya Yezu. Kumenya Yezu kwawe bikagenda byiyongera, uzamuka. Urumva bigenda bizamuka cyangwa biguma hamwe? Umukoro wo mu rugo. Ese muvandimwe, muri wowe uze kuyisubiza ikibazo muri yakaye yawe, ujya wumva ufite ikinyotera cyo gushaka kumenya Yezu? Ese ntabwo ujya uhora wikanga ubusa nka Herodi wikangaga Yezu? Yezu muri wowe ubona ari igisubizo mu gushaka kumumenya? Ni ukubera icyo ushaka kumenya Yezu? Ineza, impuhwe, urukundo bya nyagasani Yezu Kristo bibane nawe n'abawe bose. Singizwa nyagasani Imana yacu, wowe udawema kutwigaragariza. Ni wowe ushaka ko tukumenya uwo uri we. Duhe umutima wo kugushakashakana, umutima utaryarya. Genderera buri wese
uri kuri uyu murongo nyogezabutumwa, ugendere buri wese by'umwihariko ufite intege nke mu kukumenya, maze umumurikire, umwishurire, bityo akumenye by'ukuri, agusingize kandi akurate, akwamamaze hose n'igihe cyose, ku bwa Kristo umwami wacu, amen. Nyagasani Yezu nabane namwe, ushobora byose nabaha umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Padiri Dominique Mundere, i Roma. Mwese tubifurije umunsi wa kane mwiza, muhahe kandi muronke. Turabakunda.